mbega mbega umuhungu nsuzuguye ndaze mana yanjye ndaje nje kureba Nyirakimonyo iyo abana rimubonye mana nyagasani mbega umukobwa we ntago yamuntwara hapi ntago ngize amahirwe komera uraho neza Nyirakimonyo reka nkubwire rero Nyirakimonyo uriya muhungu naramukunze mama nari bogari yego noneho ari kumwe n'umukobwa mana we ngo ni Kamariza yagakubitwe n'inkuba arashaje babarira umbwira uriya mukobwa araho duhuriye uriya mukobwa ntago abona umugabo ntago rero nshaka kamuntwa uburyo yagutwara umwarimu reka ntago yamunwa yeee suzi ko ari umwarimu yaramubeshye ntago ari umwarimu arinda umuceri mu gishanga ako mwana nubwo arinda umuceri mu gishanga ariko ni bogari ni mwiza nyine uriya muhungu umuhaye amafaranga akambara neza yacya harimo umukunde utuma umusore agukunda harimo igikurakura umusore mu byarimo byose gatindi Kamariza tora Kamariza aragiye kankumfate ariko ndeba tasinya no kureba gutya kuko kufata none se ariko nabamujyanye noneho rero n'umufuko umukora agura habona se nakubonye none umeze sweet yacu nari ngukumbuye narabana ndetse kubiki nje kukureba nari ngukumbuye burya iyo uvuye ku ishuri ubuturutse hariya ishuri ryacu se ntabwo uzi ko ari hari ahakuru ni hari neza hari ahakuru none se andi makuru ariko sha ako kantu urakumvishe se nakumvise none ubwo ni ryari nyine ni ugupanga umunsi nta kibazo gupfa kuza nyine nawe wuzuye tu tuzajya he niwo uzahashaka uzambwira ariko buri wazajya Gisenyera Gisenyi siho heza twisanzuye ahantu hatuje hari ahantu ujya numva ngo no ku Kibuye ariko ngo hari ahantu heza umuntu yasohokera ku Kibuye se buriya ni sawa nko ku Gisenyi ntabwo ndiza ariko naho twashakisha tukareba hari ahantu bita kuri Tamutamu buriya nimara gufata amafaranga y'ubwarimu tuzahita dusohokera tuvuga amafaranga y'ubwarimu niyo tuzajyana aho hantu hameze gute umushahara wose uzashira nta kibazo turabyiteguye hariya tuzarya ifi bazayiroba igishyushye twita tuyirya tuzaba tumeze neza umva ariko usigaye usa neza muri no minsi nawe urakeye da iyi kositime imeze neza bakwitaye erega amagambo meza yawe yonyine aba ahagije atuma mpita njya muri gahunda yo kuba smart umwanya wawe biba bihagije ngubu koko ibi bintu nzabivamo buri gihe none mushara amazikiza uziko nta munsi twatandukana utanzanyeho n'ikibazo kiri gutwara 50,000 nuko mbafite nyine buri munsi n'ubu tugiye gusohoka n'ikindi gihe se koko ntacyo ubwo tuzasohokera harareka nire kukubabaza kanzu uzayibona n'umusatsi shawe umeze neza amaye ntabima komera uraho neza habima muraho neza espera amakuru ni meza aha nahe inka zanjye zimeze nabi none se kuri kwihuta cyane nyine nagira ngo ndebe menye nuko abashumba buriya abashumba basigaye biba n'ubwatsi bakabugurisha yenje kureba ndebe n'umuceri aho bigeze ngaho rero reka nguhe amakuru Esperance ngaho rero mbwira ugise ni uyu nguyu ni umukunzi wanjye ndakwishimiye bamwita Kamariza ni umukobwa mwiza nyine Kamariza urabona nyine ni Kamariza byo ni kakoga kuze pe
nta kibazo ndabyishimiye. ako kantu uzanyemo ariko ntabwo ngasobanukiwe. Ariko rero nta muntu ese si ikinyarwanda. Espera ndakwiyamye. Ese ntabwo uzi ko bavuga bakumva bakuza karyoshye. Maze iminsi numva abantu bazana amatiku ku mukunzi wawe. Oya ntugire ikibazo ndabishimiye. Uyu nguyu urabona arakunga. Oya ni ikinyarwanda. Urakunga Sheri nawe urabyemeye. Nuko nkunda umuntu uvuga amagambo menshi bitamureba. Burya ikintu kitakureba ntikikakuranga. Yawi wirakara. Ntabwo ari ukurakara. Nawe ndakwishimiye. Espera. Ndakwishimiye. Nagufataga nk'umumama w'intangarugero na. Ariko ubwo ugitangiye kugezana amatiku wihane cyangwa se oya ntugire ikibazo suzi se ni za brage zanjye ariko nukuri nishimiye urukundo reka mbifate ko ari brage saba umukunzi wanjye imbabazi mbabarira muvandimwe byose ndakwishimiye saba imbabazi nishimiye ko uri kumwe na Habimana yaramaze iminsi Sheri uramubabariye ngaho murakoze ka nkomeze ngiye kumusaba Sheri none se k'abanyeshuri banjye mbona batangiye kunsanga hanura baraje se abanyeshuri batangiye kunsanga ariko nta kibazo mbega mbega umuhungu nsuzuguye ansuzuguza uriya mukobwa ushaje wahejeje ku isi uretse nzi ndaze mana yanjye ndaje nje kureba Nyirakimonyo iyo abana ari mubonye mana nyagasani mbega umukobwa we ntago yamuntwara wapi ntago aha gize amahirwe kame uraho neza Nyirakimonyo yiriwe amakuru yawe ku ishuri bimeze neza se kutashye saa zitageze matrone agutumye mu rugo cyangwa waguze amakosa sawa mu kanya nyine muri history ntuze kubura cyangwa uzagaruka ejo oya ndagaruka mu kanya ngiye kugikemura cyangwa uriya mwana rero bamwita Pati ariko ku ishuri ni intangarugero niyo mpamvu ubonye nta bintu byinshi muvuzeho ni byiza noneho ndabona uhuje n'abana bawe ndabona reka nkomeze ubwo ni kuri telefone ariko utwo tuntu uzatuzirikane ariko Sheri nyine reka ntere gutinda mbere y'ibindi byose reka mbanze ngushyireho ayo mafaranga ubyiteho nyine ubikemure urabukoze cyane ubwo se urashaka nkangahe nawe ubare nyine reka rero nkwereke ibintu byo kujya muri salo zihenze hoya nta kibazo wowe ushyireho nubwo abarimu barkongeje ariko bafite n'izindi depanse ngiye kugushyiriraho 50K 50K nyine yarwaze havemo imisatsi n'ikanzu ntaribyo yashyireho nta kibazo urabukoze erega ndagukunda nuko buriya hari imishinga ndi gupanga izatuma tubaho neza mu minsi iri imbere koko zirahari bambwiye ko nagomba kubana nawe ntaragura imodoka izaba yarabonetse ndabyishimiye noneho nagenda ndabona mesaje ntariho reko nyashyize kuri ya namba yawe herwa n'5 5 see you reka nkubwire rero Nyirakimonyo uriya muhungu naramukunze mama nari bogari yego noneho ari kumwe n'umukobwa mana we ngo ni Kamariza yakakubitwa n'inkuba arashaje babarira umbwira uriya mukobwa araho duhuriye uriya mukobwa ntabwo abona umugabo ntabwo rero nshaka kamuntwa uburyo yagutwara umwarimu reka ntabwo yamuntwa yewe uzi ko ari umwarimu yaramubeshye ntabwo ari umwarimu arindi umuceri mu gishanga ako mwana nubwo ari umuceri mu gishanga ariko ni bogari ni mwiza nyine uriya muhungu umuhaye amafaranga akambara neza yacya ndabyumva rwose erega umugore mwiza uzi iyo ubuto bumaze kukugeramo uzi ko nanjye hari igihe ubuto bungeramo nkumva ndatagase Nyirakimonyo nkumva nkeneye umugabo we ariko jyewe nta mugabo n'umwe nakwifuza ngo mubure gute se
yego Eh. uyu urimo uruvange rw'imiti yose harimo umukunde utuma umusore agukunda harimo igikurakura igikurakura umusore mu byarimo byose gatindi kamariza tora kamariza aragiye kankumfate ariko ndeba tasinya no kureba gutya kuko kufata none se ariko nabamujyanye noneho rero n'umuti kumukora urumva umusore agarutse kukureba uzabanje ukubite aho yicara aho ugiye kumara yego azabanza guhamagara wenda cyangwa se umuhamagare akubwire kwaje ndabizi ajya mu rugo uzakubita gutya aho yicara azicara yicaye ubundi wicare ku ijambo we umutegeka ibyo ashaka umutegeka urukundo agukunda yivuye inyuma gatindi kamariza aheze kwishika haragatu amukunze ati ndamujyana habima warigenje ndatanga ibyo mfite byose wowe rero uzawukwitaho uvuga uti wowe Habimana naragukunze uranyanga ariko ndakwigaruriye kuko urimo uyu muti urimo uruvange nk'uko nabikubwiye urimo umugarura ukugarurira Habimana urimo umukundi ugukundisha Habimana urimo ibintu byose urumva uburyo wowe uzicara ugatengama nzaba mufashe ni wowe wanjye bundi nayo narakubuze shakira amafaranga rero angahe se magana abiri ni nk'agatonyanga mu nyanja yashaka uza kuzumva nimugoroba kuko Habimana ibyo ari byose byashobora kuzaza kundeba akira rero ndaje ndagukorera ipaka umutego yewe reka tugende njya mbafasha mukibagirwa oya ntugire ikibazo yibagiwe jya nazakwera konti oya ntugire ikibazo ntabwo ari ngiye mu bibagi akira rero ngaho baye turi kumubona aha nimugoroba sawa nturara utaje ntuziri kuza kundeba ndavuga ati nk'uko niyo ngoma ariko urabona ukuntu ibere riba rihagaze reba nayo Habimana agashaka cya gikecuru Habima buretse Kamarura uraho neza ari uraho cyane makuru ni meza ariko dise ndi kugenda mpura n'abantu benshi tuziranye nibyo byibyo nanjye nari narakubuze kuri izi soya samvuye mu murima nari mvuye kureba uko bimeze none ndabona zarumye komanda ntabwo nari nzi ko ari ibintu by'imirimo ubizi ntijya mbona uri umuntu w'umusirimu uri aho gusa ibintu byose umuntu aragerageza nubwo umuntu agerageza ashyiramo abakozi buri ejo nzashaka ukuntu baza kuzikorera nibyo ariko dore ziraneze nyine bagomba kuzifata bakazijyana mu rugo nyine ukaza kuzikoresha zireze ejo tuzaza kuzikorera none se uturutse ko mbona ntazi wagira ngo uvuye muri siporo bimeze bite wapi ntabwo mvuye muri siporo reka njye nkubwire agakuru rero mvuye kuri wa mushari wanjye Habimana cyore yabaye shari wawe se kuva ryari uko mana yanjye ntabyo uzi iyo nkuru ntabwo nari nyizi ahubwo bimeze neza ntabwo utipa afite amafaranga ariko rimwe na rimwe arantungura urumva nk'ubu singiye se nkana nyohereje kuri telefone se nzakoresha nitegura tugiye ariko shaho urebye telefone afite ni za telefone za zindi zo hasi zandagaswe za zindi bajya birirwa bamaza zigura amafaranga 20. umva rero nkubwire ibyo ntubyiteho ntiwite kuri telefone atunze mfa kuvuga umusaba inzima akayiguhereza we mukura ibyinyo amafaranga uzayarye nimba ubona ari ntabwo ya 50 ayampaye utaba uzamubwira ko ukeneye gukora inzara n'imisatsi byose hamwe 100 litiro zirabina ntukaba umwana nimba ubonye umusore ufite amafaranga shikama we ubwo azasigara nta n'ipantaro agira iyo niyo nama nguhaye mana yanjye niwe nari narabuze niwe wanjye sha ibyo niko kuri gusa nta pantaro nta wowe ry'amafaranga n'ibyikorera yego ngiye kwicara hasi nyarye umva nzamurya n'umusatsi nawe nishaka nzawupfure ngo mareho nashaka azasigara nta na box agira wowe icyo upfa no kurya amafaranga impamvu nyine ngomba kuyarya arankunda byanyabyo byatari rwose rero umuntu ugukunda gutyo nta mpamvu yo kumureka ahubwo ashaka abanyereye mu cyari murye ngomba kurya byanyabyo Uze ubaka akazi tuzakabasha
umwaka wose ushize ndinda inyoni rwose no mu gihembwe gitaha cy'ihinga ndakeka kano kazi nzakabona rwose. urumva rero ko ibintu biba ari hatari nyine ngomba kwicara nkarya urumva nkigera muri uwo muyarye. urabona ko kuwukuze ejo n'ejo bundi bazamugira inama avuga turiya mukobwa wowe rero urya amafaranga ubu nta kindi azahumuka waramaze kumurya nka miliyoni nk'eshanu cyane ahubwo nawe umunsi umwe nzakurya akara nkujya kukugurira akara ndahari nuko naho reka ngende shari ndananiwe byatari njye no kuruhuka. Kamari ngaho tuzongera ubwo tuzasubira. Sawa sheri. Umpamagaye nanjye njye kwa ayo mafaranga y'uwo muhungu udafite ubwenge. Okay. Ariko se uyu ntago ari Habimana ndimo ndareba hano ra? Kamari uzanywe hano ni? Ndabo. Usigaye se ukorera hano ngaho? Kamari uzanywe hano ni? Hano gishanga ndi gukora. Uzanywe hano ni? Oya hanga hariho hari ishuri hari ikigo cy'amashuri. Kuki wanyemeyeho y'imbizi kuri? Ntabyo gukubwiza ukuri kizima nuko ngukunda. Akazi se niko kagukunda cyane njye ugukunda. Ubwo ntago ari urukundo.